muraho neza, nitwa Kubwimana Jean Claude, nkorera SF Media TV. Ushobora kudukurikira kuri YouTube ugiye ukandika SF Media TV, ugakora search, ugakora subscribe, share, like na comment. Hano turi mu karere ka Huye, mu murenge wa Ngoma, mu kagari ka Matyazo, mu mudugudu wa Kamucuzi. Twaje kureba umworozi usanzwe worora mu buryo budasanzwe, ukorera mu cyitwa Songa Farm. Agiye kudusangiza uburyo yororamo inkoko ziwe mu buryo budasanzwe akoresheje ibidasanzwe bimenyerewe byo kugaburira inkoko nka Black Soldier Fly. Yabashije kutuganiriza tutaraza kuri micro, atubwira ko ubwo buryo bwa Black Soldier Fly ari uburyo bakoresha kugira ngo ubone umusaruro uhagije mu bworozi bwawe. Reka adusangize amakuru y'ibyo bintu n'aborozi bandi bumvireho, bamugane abafashe. Izo Black Soldier Fly yabashije kudusobanura tugira yuko ari amasazi y'imikara ugendekeranyije mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Reka dukurikirane turebe ngo ese yorora ate, ese abikora gute kugira ngo abone uwo musaruro uhagije, n'abondi borozi barebereho bamenye ngo bimeze bite. Stay on touch. Iyo ugeze hano ubanza gukandagira hano mu mazi kugira ngo utinjiranamo mikrobe cyangwa ibindi bintu bitameze neza ushobora kwinjiriza mu nkoko. Reka turebe, tugiye kwinjira mu kiraro turebe ngo bimeze bite. Muraho neza. Njye nitwa Kubwimana Jean Claude, nkorera SF Media TV. Tukaba twabasuye ngo mutuganirize kuri buno bworozi bwanyu budasanzwe bumenyerewe bwo korora mu buryo budasanzwe mukoresheje icyo mwatubwiye yitwa Black Soldier Fly. Udusobanurire Black Soldier Fly ubundi byo ni ibiki, udusobanurire uburyo bigufasha muri buno bworozi bwawe, ku buryo n'abandi borozi bakugana bakamenya ngo bimeze bite, uburyo wororamo ukabona umusaruro mu gihe gito kandi utavunitse. Ijambo ni iryanyu. Nanjye nitwa Shimimana Joseph, nkaba nkorera Songa Farm. Aha turi rero mu karere ka Huye, mu ntara y'Amajyepfo, aho bita mu Matyazo. Urumva abahazi bahita bamenya aho ariho. Ni ukuvuga ngo rero izi nkoko ni inkoko z'inyama, za nkoko abantu benshi baba bakeneye gukoresha mu mahoteli ndetse no mu mabusheri. Izi nkoko rero ntago kuzorora ari ibintu bigoye cyane, bisaba kuba warabyize ukabishyiramo umuhate kugira ngo ubimenye, kandi nawe iyo umaze kubimenya biguha umusaruro vuba vuba cyane, ku buryo ku isoko ryawe buri wese aba agukeneye akubaza ati inkoko zirahari, tuze tugure inkoko zo kurya. Ni ukuvuga ngo rero hano ukuntu tubigenza kugira ngo inkoko zacu zikure vuba vuba, dukoresha icyo bita Black Soldier. Icyo bita Black Soldier rero ni iminyorogoto ituruka ku masazi y'imikara, ariko atari ano masazi dusanzwe tubona twese dusanzwe tuzi. Ni ukuvuga ngo rero turayakoresha, ariko ntibisaba ko iyo nkoko igomba kurya byinshi, kuko kamwe n'ubundi kaba gafite vitamini ijya kungana n'iy'amafi, kuko amafi niba afite 85, izo Black Soldier ziba zifite 80%. Urumva biba bimeze n'ubundi nk'uko wagaburira umwana ifi. Kugira ngo za nkoko zikure vuba vuba rero ugenda ufata duke duke ugenda ushyira muri za nkoko zawe, noneho ku buryo mu minsi 35 byibuza. Ndaza kubereka urugero rw'inkoko mfite imaze iminsi 35, kugira ngo bahite babona neza umumaro w'izo Black Soldier Fly. Murakoze cyane. Nk'izi nkoko ufite hano zimaze igihe kingana gute? Izi nkoko mfite hano zifite iminsi 21.
iminsi 21. zikaba ari inkoko 250. Yego. Muri iyi minsi 21 utangiye kuzigaburira uwo musaruro wawe watubwiye witwa Black Soldier Fly, urabona ziri ku rwego rumeze gute? Ziri ku rwego rushimishije kuko iyo zariye kuri izo Black Soldier Fly kongeraho na bya biryo ugenda ugura mu ruganda bisanzwe, bitari bya bindi biduhenze cyane. Kurumva hari ibigenda biduhenda cyane ariko nabyo bifite umumaro, ariko kugira ngo udahendwa cyane ukoresha izo Black Soldier Fly. Ariko njyewe kenshi nkunda gukoresha sondori y'ibigori nkayivangamo n'izo Black Soldier Fly. Ni ukuvuga ngo iyo nazihaye izo Black Soldier Fly ngashyiramo ibyo bigori byanjye, sondori y'ibigori isanzwe, inkoko bucya yiyongereyeho amagarama 85 gutyo cyangwa 100. Ubwo urumva ugiye kubara ku minsi rero, nuko iyo zikiri ntoya bisaba ko ubanza ukazinginga kugira ngo zibanze zive muri bwa bwana nyine zikure. Urumva biba bigoye kuko uzifata zikiri ntoya. Nyuma yazo nzifata zikiva mu mashini ako kanya, ari imishwi ivuye mu mashini. Ubwo bayiguha nabo nta kintu na kimwe irafata, kugira ngo bivuze ngo mu minsi 35 terura imwe turebe. Mu minsi 35 inkoko wazanye ari umushwi ingana gutya. Iyi ngiyi imaze iminsi 21. Ingana gutya mu minsi 21 kubera uwo musaruro wa Black Soldier Fly. Urabona ko ari ibintu bishimishije kuba inkoko yamara iminsi 25 ikaba ingana 21 ikaba ingana gutya. Urabona ni ibintu bishimishije cyane. Araza kutwereka uburyo izo nkoko afite ngo n'izindi ziri hano zozo iminsi 35. Zifite iminsi 35 zirutize. Zirarutize. Ubwo bwaraje dusobanurira atwereke uburyo izo nkoko zindi zimeze, atwereke uburyo yagaburira zino nkoko ziwe ku buryo zitanga uwo musaruro, ku buryo mu minsi 21 inkoko yari umushwi ihita ingana nk'isake. Ndabona zatangiye kugana n'isake. Ubundi nyinshi ntabwo wamenya ubwoko bwazo, ariko ziba ari amasake. Kuko ni iz'inyama zagenewe kuribwa gusa. Ruvuga ngo mu minsi wenda 40 ushobora kujyana inkoko ku isoko. Minsi 40-35 niyo mpamvu nababwiraga ngo ngiye kubereka urugero rw'inkoko mfite hariya imaze iminsi 35. Ni ukuvuga ngo izo nari nazanye mbere nari namaze kuzitanga zose nazigurishije zashize. Sigarana 3 zari zahuye n'akabazo ko kurwaramo gake. Ariko nazo zimeze neza. Ubu zimeze neza. Nazibereka kuko ndumva nta kibazo, ziri hafi kugira ngo buri wese amenye uburyo yakorora inkoko ziwe zigakura neza kandi akagurisha vuba kugira ngo agere ku iterambere vuba nta kibazo ahuye nacyo. Twareba izo nkoko. Iyi rero ni ya nkoko muri za zindi zari zasigaye zifite akabazo ko kurwara. Urumva ko iminsi 35 iyo nkoko ushobora kuyibaga nta kibazo. Shyira ku munzani 35. Izo byari biri kumwe zaragurishijwe, izi ndazisigarana kuko zari zagize akabazo ko kurwara kugira ngo mbanze nziteho nazo zizagurishwe. Wakwegera hano tukareba uburyo ino nkoko ibiro ipima, ko numva imeze shaka kuguruka. Ingi urayinginga kugira ngo ihagarare neza ku munzani. Egera hano imbere. Werekane bino biro neza. Ubwo ndabona ifite ibiro ubwo ni ibiro 2 n'amagarama 233 na 30. Nyuma y'iminsi 25 nibwo yujuje uyu munsi iminsi 35. Nyuma y'iminsi 35 yujuje iminsi 35 uyu munsi. Bisobanuke nyuma y'iminsi 35 izagira ibiro 2 n'amagarama 30. Dufite n'izindi 230.
hari iriya nayo ni iyindi iri maze iminsi ingahe? zose izi ni zimwe nakubwiraga zasigaranye Yego. kubera cya kibazo cyo kuba zari zirwaye. Urabona ko nayo bijya gusatirana, nayo ijya kugera mu biro bibiri kuko ifite ikiro kimwe n'amagarama 950 na 50 950. Urumva nayo mu minsi 35 yego iraba nayo iragira iminsi 40 yujuje bya biro bibiri binarenga. iyi nayo ifite iminsi 35 ikaba ipima ikiro n'amagarama 950. Urumva ubworozi ubundi busanzwe mu busanzwe mu bworozi bw'inkoko kubera ko wambwiye ko bimazemo igihe kinini cyane, inkoko igera kuri bino biro igereje amezi angahe? Ukuvuga ngo izi nkoko biba bisaba byibuza ko mu minsi 45 uba wamaze kuzirangiza mu kiraro cyawe, wazigurishije zashize zifite byibuze, wazibaze zigasigara zifite ibiro bibiri byuzuye cyangwa birengaho nk'amagarama nka 300 gutyo mu minsi yawe 40. Noneho nari nkubajije ngo ese mu yindi minsi isanzwe umuntu udakoresha buno buryo bwa Black Soldier Fly agaburira inkoko ziwe, we ashobora korora igihe kingana gite kugira ngo inkoko ye ibigeze kuri bino biro tubonye? Kugira ngo zigere kuri ibyo biro tubonye hano, iyo urumva ko ishobora kuba ari nini kuri zo, ingendo ziremereye cyane, yazirushije ubusambo. Ntabwo ari nini cyane, urabona ko iri muri biro 2,233, biro 2 n'amagarama 233. urumva ko iyi ngiyi nayo iremereye kuko nayo irenda kugera mu biro 3. Nayo irenda kugera mu biro 3, ubwo urumva izagira iminsi 40 n'ubundi biro 3 bizaba byamaze kugeramo neza nta kibazo. Ni ukuvuga ngo abantu bo basanzwe borora, ucyorora bwa mbere utaramenya buno buryo bwa Black Soldier Fly, wabashaga korora igihe kingana gite kugira ngo inkoko zawe zibashe kugera kuri bino biro? Narabikoraga nkabona izi nkoko ziri kwanga ibintu byo kurya, ibintu bisanzwe cyane, mvuge nka sondori y'ibigori gusa, ntabwo zakundaga kuyirya ari yonyine. Nareba nkabona biri kwanga, rimwe nari ngiye no kubivamo, nza kwegera abantu b'abahanga cyane nyine kugira ngo menye nanjye biriya bya Black Soldier Fly. Bari bavuye kubyiga nyine hanze, barambwira ngo twabonye utekereza neza, katugufashe ngwino tukwigisha, hari ibindi bintu natwe tuzi. Niko guhita mbayoboka, baranyigisha, hari byinshi nahigiye ku buryo ibintu by'ubworozi bw'inkoko byo kuvanga ibiryo ntabwo bijya bingora cyane. Mbere rero narazororaga ugasanga izi nkoko n'ubundi zigera kuri ibyo biro 2 muri iyo minsi, mu mezi 3. mu mezi 3 byibuze niho wabasha. Mu mezi 3 nabaga mfite 1.5 kilo. Urumva 1.5 kilo mu mezi 3 nta nyungu wabaga ufite, wabaga wamaze guhomba ayo wakoresheje yose. Ariko mu gihe utangiye buno buryo uri kubona ibyo biro bikanarenga mu minsi 45. Mu minsi 45 ushobora kugera mu biro 3.5 gutyo. Nabonye hano muri Songa Farm mufite ibintu byinshi mworora. Nabonye nakasari inyuma, nkati inyuma mbona ahantu hari ibyatsi, niba ari wenda ari nka pipiniere sinzi n'ubwo bimeze. Nabyo wenda mubona mubikoresha mu buno bworozi sinamenya byo wadusobanurira iki? Biriya byatsi tubihinga mu mazi, ni ibyatsi bifite proteine, nk'uko wavuga ngo naguze soya yo kuvanga muri ya sondori.
kugira ngo inkoko zawe zigire indi vitamine zikure vuba vuba. Ibyo byatsi nabyo turabikoresha cyane, turabikoresha cyane kuko ubisarura mbese mu byumweru 2 uragenda ugakuramo ibyatsi, hari utugenda dusigaramo bikazongera bikagenda bigapfuka ubwatsi neza. Iyo bipfutse ubwatsi uragenda ukongera ukabikururaho. Byo babyita gute? Babyita azora. Babyita azora. Uragenda ukabifata ukaza ukabimena mu nkoko zikarya. Ufite akamashini birakorohera cyane kuko urabisya, urabanza ukabyanika bikumukamo amazi, ukabisya ukabivanga muri ya sondori nta kibazo. Za nkoko zawe ziba ziriye vitamine ya soya, utarinze kugura soya ngo uyikarange ugire gute, ntabwo biba bigoye cyane, ibintu byoroshye. Noneho ku muntu urareba nk'ubu ngubu ufite ubworozi bw'inkoko, hari abantu baba batorora ariko bacuruza inkoko. Sinizera ko isoko rihagaze rite, cyangwa ushobora kubwira abantu baba bakeneye inkoko ko nimero bakubonaho cyangwa uburyo bakubonaho kugira ngo byibuze abo bagurisha inkoko babashe kuba babona inkoko nk'izi ngizi zoreye mu gihe gito kandi zifite ibiro byinshi. Nimero dukoresha hano, nkoresha Tigo, inshuro nyinshi nkoresha Tigo. Yego. Nimero ni 07 yego 25 yego 78 yego 16 17. Izo nizo nimero dukoresha hano. Waba ushaka kuza kugura inkoko cyangwa ushaka kuza kwiga ubumenyi kugira ngo nawe ugere kuri iryo terambere ryo korora izo Black Soldier Fly no korora inkoko nk'izi ngizi ziguha umusaruro vuba vuba. Noneho nagira ngo nkubaze ko nabonye wibanda ku nkoko z'inyama, ese inkoko z'amagi zo ujya uzigira? Wabonye ko hanze ndi kubaka ikintu cy'ikiraro cyane. Yego. Gisa nkaho ari kinini. Yego. Ndashaka ko ngomba kuzabikora nkagabanyamo wenda nk'ibice 2, zimwe nkaziharira iz'inyama, ahandi nkahahira iz'amagi. Ariko na hano hirya ku ruhande wabonye ko hari ahantu handi dufite naho twamaze kuhazitira, tugomba gushyira ibikorwa nyine by'ubworozi. Tugendeye kuri biriya byatsi, nanjye nkunda ubworozi, ariko nibazaga niba biriya byatsi akenshi bishobora kuba ari byiza ku nkoko z'amagi cyane, kubera ko inkoko z'amagi kugira ngo buriya zitere umuhondo ngira ngo bisaba ko ziba zariye ibyatsi. Kuri biriya byatsi byo umuntu abikoresha igihe kingana gute? Ese ni bya byatsi umuntu atera noneho akarindira imyaka, cyangwa byerera mu gihe kingana gite kugira ngo umuntu yumve ngo ese yazigaburira inkoko ze bidatinze? Ni ukuvuga ngo ukimara kubishyira mu mazi urindira nk'ibyumweru 2. Iyo byatinze cyane, kubera ko hari igihe bitahita bimenyera ifumbire washyize muri ayo mazi, bisaba rero ko wenda mu byumweru 2 cyangwa ibyumweru 3 nibwo utangira gusaruramo bya byatsi byawe ukabigaburira amatungo, yaba inkoko cyangwa ingurube ndetse n'amafi. Ni ibintu 3 birya biriya byatsi. Ariko ufite na dendo birakorohera cyane, ariko n'inka nazo zirabirya kugira ngo zongere wa mukamo wazo. Iyo inka zibiriye zirakomeza, noneho wa mukamo niba wakamaga litiro 5 zita ziba litiro 7. Okay, noneho twajya hanze tukareba kuri ibyo byatsi n'abantu batabizi bakareba uko bimeze. Aha rero ni muri bya byatsi tugaburira amatungo bifite vitamine ya soya, ari byo bita azora. Ni ukuvuga ngo izi rero ni ikinyuranyo cya azora, ariko byose biba byaziye hamwe, nuko kimwe kirya ikindi bitewe n'impamvu y'ifumbire ibaye nyinshi, kimwe kirya ikindi. Izi rero bazita duckweed, ariko byose n'ubundi biba bikora kimwe. Izi bazita duckweed. Duckweed rero iba yarushije imbaraga
bya byatsi bita azora, noneho yazirusha imbaraga ikagumamo ariyo yonyine, igumamo ariyo yonyine, ariko nayo bikagomeza bifite za mbaraga n'ubundi zimwe zo kugaburira ya matungo. Iyo ugiye kubisarura rero ugenza gutya, ukajya ukuraho gutya tuno two hejuru. Ubwo ni ukuvuga ngo nubwo hasigaramo intete imwe ifite umuzi, ishobora kongera ikaza kuzuramo nk'uko hari ubona huzuyemo, sinzi niba uri kubibona neza, urabona ko amazi aba atari kugaragara neza. Uraza rero ukabikuraho na hano, urabona ko uyu ni umwayi mpita amanukana nkawujyana mu kabande ahantu dufite ibyuzi, nkagenda nkawufata. Iyo namaze kubifata gutya byose nabikusanyije, urabifata gutya ukabyegeranya, ni nk'uko wajya mu kabande ukagenda nabyo ukabifata. Icyuzi kiba cyuzuye nk'uko ubona ino basi yuzuye, sibyo? Noneho ukagenda ukabifata gutya. Urabona ko ibi byatsi, sibyo, harimo vitamine nyinshi cyane, vitamine ya soya. Nta bintu byo kugura soya, ntago iryo terambere ndakeka ko buri wese yamara kumenya ko iryo terambere ryo kujya kwirirwa ugura amasoya utahinze ntabwo biba byemewe, ntabwo biba ari byiza cyane. Ntabwo watera imbere wagiye kwirirwa ugura za soya kandi ufite ubwenge bwo kuba wahinga bino byatsi. Ni ukuvuga ngo rero iyo ugiye kubihinga mu kabande, ikintu ukora ushobora kumanukana nk'utuntu tungana gutya, ukagenda ukagira utya mu kabande, sinzi niba muri kubibona, ukabigira gutya, tukaba duto cyane. Twarangiza kuba duto cyane, ukagenda mu mazi yawe mu cyuzi, ukagenda ukagiramo gutya gusa, urumva? Ukabikora gutya, warangiza kubikora gutya mu byumweru 3 byawe, ukagenda ugahita ujya gusarura bya byatsi byawe wamaze guhinga. Aha ni hahandi hari aha naho haba harimo za black soldier, aha hose ziba zirimo za black soldier, bya bindi ugaburira inkoko, twa dusimba nyine ugaburira inkoko tw'iminyorogoto, kugira ngo nyine ugwize byinshi. Ushaka ahantu hisanzuye kugira ngo ubashe kugira byinshi, kuko isazi imwe ishobora kuba itera amagi 700, kandi ayo magi 700 urumva yari nk'isazi nka 30 zitereye hamwe zishobora kuzura nk'ikijerekani. Kandi muri black soldier wenda ushobora gukuramo ibiro 50 cyangwa ibiro 30. Ubwo urumva ayo masazi amagi yateye kugira ngo uzabone aho yashira, biba ari hatari. Babisaba nyine ko utegura ahantu ho kubishyira. Iyo uteguye ahantu ho kubishyira rero biba ari byiza cyane kurushaho. Nzane za black soldier gatoya. Hano urabona ko zamaze kuba amasazi, uraza ugahita ufungura kano gasupaneti, ukazifata ukazishyiramo hano, warangiza ukongera ugafunga. Urabona ko zamaze guhinduka amasazi, ariko ntabwo ari ya masazi dusanzwe tuzi.
ntabwo ari ya masazi dusanzwe tuzi. Ntabwo ari ya masazi dusanzwe tuzi. Urabona ko ni amasazi afite umwihariko wayo. Amasazi afite umwihariko wayo. Ntabwo ari za sazi zitinya abantu cyangwa ngo ziryane cyangwa zigire gute. Ubu hari utubaho tuba turimo hano. Hari utubaho tuba turimo hano ziza zigateramo. Iyo zimaze guteramo hari n'akandi kantu kaba karimo amazi ushyiramo akantu k'iponji k'amazi ukajya uteraho amazi gutya gake gake. Isazi zo ntabwo zirya, zinywa amazi gusa, ubundi zikaguha umusaruro w'amagi. Ayo magi niyo ufata ukayajyana muri bya biryo naberetse kugira ngo akomeze kuguha wa musaruro wo kugaburira amatungo yawe. Rero naho twari turi kuyungurura za black soldier fly kugira ngo nituzishyira mu nkoko hatazaba harimo ibintu by'imyanda cyane. Urazibona ko hano ziba zimeze neza ku buryo watangira. Izi ziba zikiri ntoya ku buryo wazigaburira inkoko zikiri ntoya. Inkoko zikiri ntoya, ku nkoko zawe zikiri ntoya uraza. Ubu turi kuyungurura, twafashe akayungirizo turi kugenda tuyungurura ku buryo turaza gufata akandi kayungirizo gatoya ku buryo n'ibi bisigara biza kuvamo icyo bita ifumbire. Iba ari ifumbire nziza cyane ku bantu borora, nako abantu bahinga imboga, abantu bahinga indabo. Dukoresha ifumbire. Ifumbire iba ari nziza kurusha ya yindi bita ngo ni ifumbire mvaruganda na ya yindi y'inka cyangwa ingurube. Iyi ni ifumbire nziza cyane. Hano ko hano twari turi kuyungurura. Ukaza iyo umaze kuyungurura nibwo ugenda ukazifata ukajya uzigaburira amatungo yawe, haba ingurube cyangwa inkoko ndetse n'amafi na za dendo. Ukoresha buno buryo kugira ngo ugere ku musaruro w'amagi menshi, cyangwa se niba ari inkoko z'inyama. Biba byiza cyane bitakugoye kwirirwa ujya kugura ya sondori igura 650. Wowe wigurira ya sondori igura amafaranga 400 gusa. Biba byoroshye kugira ngo ugere ku iterambere byihuse bitakugoye. Kandi izi black soldier ntago zigora mu buryo bwo kurya, mu buryo bw'ibintu byo kurya, mu kugaburira ibyo kurya. Kugira ngo ugere ku iterambere ntago ukoresha ibintu byinshi uzigaburira. Urafata bino bintu by'imineke, ibishishwa by'imineke, ufate bino bintu by'amapapayi, ufate mbese ibintu ubona byapfuye wenda nko mu isoko ukuntu, ukagenda ukabikusanyiriza mu kintu cy'ikidobo, ukagenda ukabizana ukamena muri zino black soldier fly zawe, zigakura zikamera neza. Waba ufite nk'ingurube noneho biba ari akarusho. Waba woroye inkoko noneho biba byikubye nk'inshuro 10, kuko ya matotoro y'inkoko ziyakunda kurusha ibindi biryo byose wagabura. Ya matotoro y'inkoko ziyakunda kurusha ibindi biryo byose wagabura, kuko ziragenda zigakura zikabyibuha ku buryo n'inkoko ijya kukamira ifite uburyo yabanje kukica. Ubwo urumva ko rero biba ari byiza cyane. Iyo tubyoroye gutya rero hari iminsi icamo bigahinduka nyine umukara,
umva nk'izi zari zimaze gutindamo, zatinzemo zigenda zihinduka umukara. Iyo zimaze kuba umukara rero nibwo twongera gukuramo izindi zigomba kuzabyara zino. Izi ngizi zabaye umukara nizo dufata tukazikuramo izo zindi. Dukuramo izi zindi ko ziragenda zigahinduka amasazi. Zamara kuba amasazi mu minsi n'icyumweru kimwe ziba zabaye amasazi. Ukagenda ukazifata ukazishyira mu kantu k'agasupaneti, yego, zigahita zongera zikavamo amasazi. Ayo masazi aratera amagi muri ka gasupaneti. Hari ahantu tuba twashize, ndatekereza ko abantu bamaze kubimenya, tuba twashize utuntu tw'utubaho, noneho zikagenda zigateramo. Mu minsi 3 tukagenda dukuramo ya magi. Amagi akongera akaba tuno utungutu nitwo uba wabasha kuba wagaburira inkoko. Inkoko zawe zirya utungutu. Inkoko zanjye zirya tuno. Okay. None ndimo ndabona wari ugeze ku kintu cy'ifumbire. Ndimo ndabona fumbire isa neza. Fumbire yo iba ari nziza cyane. Kuko abantu bakunda guhinga indabo wari wakomeje ngo n'imboga bakunda ino fumbire cyane kurusha uko bakunda indi fumbire ibaho, kubera ko iyi fumbire ntabwo ibirimo ibintu bya chimique cyane, birimo iba ari ifumbire iri organique. Urabona ziba zafashe bya bishishwa by'imineke zikabicagagura, zigafata amavoka zikayacagagura, zigafata za watermelon byose zikabicagagura, ugafata na ya matotoro y'ingurube, ya mabyi y'ingurube zikayacagagura, agahita ahinduka. Singira ngo ni ya mifuka yose nayo irimo ifumbire. Iriya ni imifuka nyine. Hari umuntu uzaza kuyifata ejo, nayo namaze kuyimushyirira ku ruhande. Reka twegere turebe. Turebe hano. Okay. Ndabona ari ifumbire nziza cyane. Ni ifumbire nziza. Ni ifumbire nziza cyane. Urabona ko nta bintu byinshi biba birimo. Uragenda ukamera mu mboga zikamera neza cyane. Zikamera neza. Noneho hano naho urabona ko ari ifumbire nziza imeze neza. Yego. Nta kibazo ifite. Uragenda ukanyanyagiza mu murima, urumva akavura iyo kaguye, ya fumbire igenda imanuka mu butaka yinjiramo neza, nta kibazo ifite. Bivuze ngo ku bantu bakeneye ino fumbire basanzwe bari mu buhinzi, bagukenera kuri za nimero watubwiye. Za nimero nababwiye.